Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze tubona amakuru menshi agiye atandukanye. Murakoze. Inzira y'ibihe buri munsi ni paji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Ku mugabane wa Afrika ugizwe n'ibihugu 54 byose hamwe, mu bihugu bitatu honyine gusa kugeza ubu niho hakibarizwa ubwami bw'ubuyobozi ku gihugu cyose. Muri buri kimwe muri ibyo bitatu ni muri Maroc, Lesotho na Eswatini honyine. Ni mu gihe ubwami bwashinzwe mu myaka ibihumbi byinshi cyane mbere ya Yezu, kugeza ubwo ku mugabane wose hari impugu zisaga ibihumbi 10. Nyamara n'ubwami bwasengwe hose ku mugabane mu gihe gito cyane, buhuhurwa n'ubukoloni, za repubulika n'itegeko nshinga. Bari abami n'imiryango yabo henshi bahinduka rubanda. None aha hatatu hasigaye ubwami buyobora ibihugu muri Afrika. Aho babigenje bate? Turagaruka byihariye no kwishingwa ry'ubutegetsi nyirizina mu ntangiriro za byose, kimwe n'ubwami nk'ubwo ngubwo ko bwagiye bushingwa mu bice n'ibihe bitandukanye ku mugabane wa Afrika kugeza busenywe. Ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda, buri ku isabato saa 6 ku manywa no kuwa kabiri saa 2 mu ijoro. Ndi Alphonse Muhire Munana. Reka dutangire tugaruka kuri ubu bwami butatu bwonyine bukiyoboye bimwe mu bihugu muri Afrika. Ni bitatu byonyine. Hari ubwami n'ubundi bw'ubwoko bubiri bukibaho muri Afrika, buracyariho henshi. Ni ibice bibiri birimo sovereign cyangwa absolute monarchies na sub-traditional monarchies. Ubwa mbere sovereign monarchies muri rusange tutagiye mu bisobanuro byinshi n'amateka maremare, ni ingoma za cyambi zabayeho hose kandi mu bihe byose. Aho ni hahandi usanga mu bihugu hari umwami uganje uri ku ngoma, agaba ingabo, akagira ingoma nyine, ubutegetsi bwose buri mu biganza bye nk'uko byahoze kera cyane n'ubundi. Ariko byo mwisi ubu ngubu nta na hamwe muri rusange usanga hakiba umwami wa wundi utanga abantu abicwa bakicwa, abameneshwa bakamenesherezwa ishyanga, agace iteka ati nimumvira ahangaha uko bishaka, n'iby'igihugu cyose ari ibye, anyaga akagaba agace imitwe abashaka. Ni ibya kera ibyo ngibyo. Ariko nyine hari abami mu bihugu bitandukanye muri Afrika bagifite ubutegetsi nyabwo mu biganza byabo. Ubutegetsi bavaho n'ubundi bakaburaga abahungu babo nka kera, bikaba ari byo byemerwa, atari n'iby'amatora yandi kuyobora igihugu kuko nguwo abahari. Muri Afrika rero ni mu bihugu bitatu gusa ibyo ngibyo bisigaye. Abandi ubukoloni bwabo, za repubulika na demokarasi n'itegeko nshinga byaje ari ikibatsi kidasanzwe, cyashomitse ingoma z'ubwami hose zirakongoka burundu. Byose birangira ari n'imiryango yategetse uko nguko, ari y'ubwami bw'ububasha bwose kugeza ku buzima bwabwo n'urupfu. Abo nabo rero bigizwe inyuma kure y'ubutegetsi, ahandi baba rubanda basanzwe nk'abandi bose muri repubulika, n'abasirikare bashya. Ibihugu byahoze byitwa ubwami bwabo bicishwa mu nzira zitandukanye kure cyane y'imigenzereze yabo. Ubwami bw'inkomoko nk'izo ngizo ariko ubu bufunguye cyane buriho hatatu muri Afrika, ariko ukaba nanone umugabane wuzuye sub-traditional monarchies hose. Ubwo bukaba bwa bwami noneho mu bihugu byinshi cyane kuri uyu mugabane wa Afrika uzumva bikibarizwamo abami, ukumva ari ab'ibice runaka n'intara ahanini by'ubwoko runaka gusa. Ubwoko usanga henshi buba bufite umwami wabo, bakaba abo bami bari aho ngaho nyine, ahanini ugasanga n'ubundi bayoboye abantu babo gusa. Ariko ahanini mu bijyanye n'imico n'imigenzo byabo ari ubutegetsi bwo muri rusange, bukaba ari ubw'abaperezida cyangwa se abandi bayobozi mu nzego ziri hasi ye, barimo n'abatorwa n'abaturage. Abami nabo mu bihugu nk'ibyo ngibyo bakigumira aho ngaho mu byabo n'abantu babo mu byaro n'imisozi y'ubutaka gakondo, cyangwa ntibanabura ahubwo akenshi kuba ari nk'inzira ubutegetsi muri za repubulika bucishamo ibyabo ngo bakoranire hafi nabo, nanone kuko baba bumvwa cyane n'abantu babo. Mu bufatanye rero bigatanga ituze, bikihutisha n'ubukangurambaga mu bya politiki. Ariko bikaba n'ibibazo iyo bene abangaba nabo bahisemo kugumura abantu babo, kuko nabwo batabura kubajya inyuma. Ni ibintu bigenda byumvikana kenshi mu bihugu bitandukanye ha muri Afrika. Ibi bikaba byashyirwa no ku ntera yo hejuru mu bihugu bimwe na bimwe nka za Nigeria, habarizwa ubwaho ubwo ngubwo nk'abami 2,000, kimwe no muri za Afrika y'Epfo ndetse n'ahandi, aho bishobora kujya no ku kigero gito mu bindi bihugu nka Uganda. Ni mu bice hafi ya byose by'umugabane ibintu nk'ibyo bibarizwa. Twabigarutseho gato rero, Afrika nk'umugabane ubwawo w'ibihugu 54 bitandukanye, ubu habarizwa ubwami nyabwami bwuzuye butatu bwonyine mu bihumbi byabwo by'ubwami byahabarizwaga mu myaka ya mbere y'ubukoloni, ubukristo, ubwigenge na za repubulika byashinzwe ahandi hose. Aho hatatu honyine harasigaye, kenshi bigasaba kubikurikirana byihariye ngo hamenyekane uko aho ngaho ubwami bwabashije kubigenza cyangwa ibyahabaye ngo hagume ubwami, kuko n'ubundi byabaye aho handi hose hasigaye. Aho naho ntabwo byabuze kuhaba
kuhaba no kuhagera kubera ikirero aho ngaho ubwami bwasigaye aho ngaho muri Afurika yose. Noneho abami batatu gusa basigaye mu bihugu n'ubu ngubu bakaba ari abayobozi bakuru ahanini b'ibyo bihugu. Ubutegetsi n'ubu ngubu bagisigaho abana babo bikaba byemewe ari uko nguko bimeze ahanini, nta n'impaka zidasanzwe zikibirimo. aho hakaba ubu muri Maroc, Lesotho na Eswatini yahoze ari Swaziland. Abami n'ubundi b'imitungo koko y'ingano y'ubutunzi barazwe na base n'abakurambere babo bategetse ibi bihugu mu myaka magana ahandi n'ibihumbi yashize. Mu bisekuru bisimburana by'ibihe byose amakamba y'ubutegetsi bw'ibyo bihugu abasimburana ku mitwe abahungu nyuma ya base kugeza amagingo aya. Ubwami bwa Maroc buri mu bihugu biza imbere cyane y'ibindi mu bukungu n'iterambere ku mugabane wose wa Afurika, bitandukanye cyane n'ubundi bwami bubiri busigaye Lesotho na Swaziland cyangwa Eswatini. Ubwami bwa Maroc nuko iki gihugu cyitwa mu buryo bwemewe mu mategeko n'inyito z'ibihugu, ahanini bukesha iterambere ryabwo rikomeza kuzamuka cyane mu mibanire yihariye n'amahanga, ariko kandi hakiyongeraho n'igice bubarizwamo cy'amajyaruguru ya Afurika, kikaba n'igice cyagiranye imibanire yihariye n'andi mahanga ku yindi migabane iri mu Burayi na Aziya kuva mu bihe bya kera cyane mu mateka. Ibyo ni amateka nyine, nyamara mu bihe bya vuba ubwami muri Maroc imigenzereze gakondo bwatandukanye nayo, bukarangwa na diplomasi y'agatangaza ku ruhando mpuzamahanga, ku buryo Maroc ifite ibindi bihugu by'inshuti zinashingiye ku nyungu z'impande zombi. Inshuti igihe icyo ari cyo cyose zakugabaho ibitero n'intambara mu izina rya Maroc ziharanira inyungu zayo. Ibyo ni ibintu umwami wa Maroc ubu ngubu Mohamed wa gatandatu yiberamo, azi gukora cyane igihe cyose nk'ubwo ava ahangaha yerekeza ahandi ibice byose by'isi, agambirira kumvikana no kumvisha leta z'ibindi bihugu ko zikwiye kumushyigikira n'ubwami bwe bwa Maroc, bakagumana intara ya Sahara y'uburengerazuba igakomeza kuba intara ya Maroc. Ubwigenge bwayo nabwo bukaburizwamo mu bihe byose iyo yabaye nk'intambara y'ibwite. Ni byinshi aho ngaho. Ubwo no mu buhahirane n'ubucuruzi Mohamed wa gatandatu nawe ahita ashyira ku meza, iyo bamubaza batese kubunda hari bidakwiye bariya abantu bamaze igihe kinini ko bakwiye kuba bakwigenga koko, ubwo nubwo turagushyigikira uko nguko maze wowe uduhongeke. Kumvikana ubwo ngubwo biba bitangiriye aho ngaho. Mu mpamvu nanone zikomeye zatumye Maroc ikomeza kuba ubwami kugeza amagingo aya ngaya zirimo ku bwami bwaho bufite ibikorwa na politiki zikomeye bwagiye bushinga zigahuza igihugu n'imiryango kimwe n'ibigo bikomeye mu by'ubucuruzi n'ishoramari rihambaye ku rwego mpuzamahanga. Umwami uriho Mohamed wa gatandatu yageze ku ngoma mu 1999, ibijyana n'ubutegetsi nshingamategeko na yubahiriza tegeko igice kinini kiri mu biganza bye, akagenzura byinshi ubwe mu mibanire n'amahanga, business za leta kimwe n'igisirikare hamwe n'ubuyobozi bw'amadini. Maroc harebwa uko ibintu biteye ubu ngubu nta kabuza n'ubundi zakomeza kuba ubwami nihakomeza ubwo n'ubundi uburyo nk'ubu ngubu bwifashishwa n'ubwami bwaho mu mitegekere na politiki ziriho, ndetse n'ubukene nabwo bugakomeza guhashywa, iterambere n'ubukungu kuri Maroc bigakomeza ku muvuduko bihorana, uburenganzira bw'abantu nabwo ntibuhungabanywe by'indingano idasanzwe. Bisa naho ntacyo bitwaye abanyamaroc mu gihe ubutegetsi bwa cyami buri mu maboko y'umuryango umwe, umwami uriho ubu ngubu nyine Mohamed wa gatandatu akomokamo w'Abalawite bategeka Maroc kuva mu 1631 kugeza ubu ngubu, ngo ni na bene wabo buriya ni intumwa Mohamed wa Islam n'ubundi bategeka Maroc kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu. Rero ni ubwami buri mu bukomeye bukiriho mu isi, kandi ngo nta naho bwajya byavuba ahangaha mu gihe butagira ibindi bwigirizaho nkana ku baturage ndetse n'inyungu rusange zabo muri rusange n'ubundi. Naho Lesotho nayo ikaba igice cy'ubutegetsi cyihariye buhuriweho n'ubundi n'amoko menshi yahoranye ubwami bwayo bwite bukaza noneho guhurizwa hamwe. Ikaba Lesotho ubu ngubu y'ubwami bubangikanye n'itegeko nshinga rifite igice cy'ubutegetsi, birumvikana umwami nawe akagira mu buryo runaka ikindi, ariko akaba umwami byitwa ko aganje w'ubutegetsi ku gihugu cyose muri rusange. Ubu ni umwami Letsi wa gatatu uri ku ngoma ya Lesotho kuva mu myaka 25 ishize. Aha nanone ariko bitandukanye cyane no muri Maroc kimwe na Swaziland, kimwe no mu bindi bihugu nabyo bigifite abami nko mu Buyapani, muri Aziya cyangwa se mu Bubiligi bwo mu Burayi. Muri Lesotho ho umwami nyine abahari akaba nawe asimburwa n'urubyaro uko bisanzwe, ubwami bugasigasirwa, ariko ahanini umwami w'ubutegetsi bwe muri Lesotho bukajyana n'amateka
imigenzo n'imyemerere kimwe n'indi mihango gakondo itandukanye n'ibyo areba, bukaba ubutegetsi bujyana hanini no gushimangira ubumwe n'amateka ahuriweho n'abaturage mu gihugu, ntibibe ubwami bw'ubutegetsi n'ububasha bwose ku gihugu muri rusange. Lesotho kugeza ubu ni igihugu cy'ubwami gikennye cyane, iby'imibereho yakabaye myiza biri hasi cyane, kimwe n'iterambere rusange mu gihugu, nubwo kuba hari ubwami atari byo bisobanura ibyo bibazo byose mu gihugu, ahubwo kenshi ari n'impamvu zihuzwa n'izisanzwe zibitera ibyo byose ahandi hose muri Afurika naho hatari hake mu bihugu nyine bitandukanye ku mugabane, no muri Lesotho naho nuko nguko. Umwami waho ubu ngubu Letsi wa gatatu agererwa amadolari 54,000 y'amanyamerika ku mwaka, ubwo ni nka miliyoni zigera muri enye n'igice z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Aya akaba nk'umushahara we, ananditse mu mategeko ku buryo n'uwamusimbura umuhungu we byanze bikunze nawe bizaba ari uko nguko. Inzu rero cyangwa se umuryango we muri rusange abamoshoeshoe bari ku ngoma ya Lesotho kuva kuri Moshoeshoe wa kabiri mu 1938. Aha muri Lesotho rero ubu ngubu minisitiri w'intebe ni Moeketsi Majoro, aho akazi ka minisitiri w'intebe aba ari umuyobozi nyine mukuru wa guverinoma. Ariko ubwo ngubwo mu gihe nyine Lesotho yahisemo kugendera ku bwami bubangikanye n'itegeko nshinga, aho umwami nta shyaka rya politiki aba agomba kubarizwamo, aba ari umuhuza n'umujyanama wa rubanda, bose nta n'umwe uvuyemo. Bikanasobanura rero ko abaturage ibyaba byose mu gihugu ahubwo bamuregera, bakaba badashobora kumushinja ibyo ari byo byose mu kuba nyirabayazana kuko adashinga politiki. Ibyo ni inshingano za guverinoma. Ni minisitiri w'intebe Moeketsi Majoro ubu ngubu wabibazwa. Ibyo bigatuma nabyo rero muri Lesotho ari igihugu cyakomeza n'ubundi kubarizwamo ubwami mu gihe kindi kirekire kiri imbere uko nguko, kuko nta n'ibibazo byihariye byakoroha ko abaturage muri rusange bagirana n'ubu bwami. Lesotho uretse ubukene ni n'ubwami buri mu bihugu bya mbere mu isi by'abaturage barwaye sida nyinshi kurusha ahandi hose. Ahandi hakiri ubwami ni muri Eswatini cyangwa Swaziland, nanone nuko yahoze yitwa. Ahangaha ho noneho n'ubwami ubu ngubu bugishinganye imizi hafi mibisi itoshye cyane y'ubwami nyabwo bw'ububasha bwaguye ku kigero rwose kiyingayika icya kera cyane, hafi uko byose byahoze bimeze hose mu bwami. Umwami waho ubu ngubu Mswati wa gatatu arabigaragaza cyane mu byo akora. Yageze ku butegetsi asimbuye se Sobhuza wa kabiri mu 1986, ategekana Swaziland na Eswatini niko yayise, ayitegekana ububasha bwose bwa cyami. Akaba ari we muyobozi mukuru cyangwa se umugaba w'ikirenga w'igisirikare, akaba ari nawe n'ubundi uyobora ibijyanye na politiki byose. Ibyo biri mu biganza bye cyangwa ku ntebe yicariye kuva kiri muto, uhereye ubwo nyiri igihe yasimburaga se Sobhuza wa kabiri mu 1986. Nta makuru yihariye cyangwa se yo gushimwa mu iterambere n'ubukungu bidasanzwe agarukwaho kuri Eswatini. Nta n'ubutunzi bujyana n'imitungo karemano mu butaka buhabarizwa cyane aha muri Eswatini ku ngano wenda yaba yihariye bidasanzwe. Ni ubwami ariko kandi bukibarizwamo imico n'imigenzo gakondo. Ubwami bwakomeje kuryamaho cyane kuko ari n'ishingiro nyirizina y'ubutegetsi bwa cyami buhari, ikaba imigenzo irimo idashobora kwihanganirwa ahandi, harimo nk'ibyo gushaka abagore benshi cyane bigakomerwa n'amashyi, gushyingira abakiri bato bigashimwa. Aho naho hakaba nanone haba sida ivuza ubuhuha cyane kurusha ahandi henshi mu isi. Ubushomeri, ihungabanywa ry'uburenganzira bw'abantu bigarukwaho kenshi muri ubu bwami bwa Eswatini bw'ingwe nyama. Mswati wa gatatu utabura nawe kugirira n'ababishyira hamwe barwanya ubwami bwe. Hari n'abaduka bagumura abandi bati mukanguke rwose, nyabuna turi mu kinyejana cya 21, tuvaneho uyu mugabo, iby'ubwami byararangiye bihere, ntabwo byakomeza uku nguku, ahubwo twitorera abadutegeka tuve muri ibi ngibi tujyane n'abandi mwisi. Abo rero Mswati wa gatatu nibo nawe atabura kwitunatuniraho uko abaciye urwaho. Ubwami bw'akaburindisha inkota atyo, nubwo hari ubwo bitabura kugorana cyane bigahoshwa no mu mvururu zitoroshye. Cyakora byose bishyizwe ku ruhande, Swaziland ikaba ubwami nanone bw'igihugu henshi bigaragazwa rwose ko ari cyiza cyane, n'amabengeza yose ajyana n'ubukerarugendo bugezweho. Akabarizwa nanone cyane cyane umuco wasigasiwe bikomeye ku buryo ufatwa nk'umwe mu birango byihariye muri Afurika, ku buryo rero unakorwamo imihango myinshi ikurura abakerarugendo bava imihanda yose y'isi, kandi muri rusange hakabarizwa nanone ituze n'amahoro biramba.
kuzuza ubu bwami uko ari butatu bwonyine busigaye bushinze muri Afrika, muri Maroc, Lesotho na Eswatini, igituma zihinduka ingoma zidahanguka kugeza ubu ngubu gikomeza gushakishwa mu bushishozi rero bwa Bwana Samuel Huntington mu gitabo cye The King Dilemma, ihurizo ry'abami, ari naho Samuel Huntington agaruka ku kibazo rusange ubwami buriho kugeza amagingo yangaya muri ibyo bihugu bitatu gusa ku mugabane wa Afrika. Akagira ati kuba ari abantu bahora biga ibishya cyashimwa bikakirwa neza na rubanda, kongeraho icyatuma ubwami bwabo bahora bagishakisha ku buryo butavaho, kuko nabo babizi neza ko bisa n'ibitangaje ahandi bitahabarizwa. Uburyo rero n'abaturage bakira abami cyangwa se nanone aho hatatu hasigaye n'ubundi ubwami nk'ubu ngubu bukaba bwose bwahinduka ubwami bujyana n'itegeko nshinga, nk'uko ubu ngubu habiri muri aha hatatu ariho honyine hakiri abami b'ububasha. Ubusanzwe igice kinini butari bugikwiye kubabarizwaho butagiye mu nzego zihagararira abaturage. Ibyo byose byo bizarebwa neza kandi bizasubirwamo mu minsi iri imbere, kuko naho hari ibizahinduka byanze bikunze. Mukanya noneho tugiye kugaruka ku mateka magufi y'ubwami. Ibihugu kimwe n'ubwami bw'abami uburyo byagiye bishingwa mu myaka myinshi mbere y'ubukoloni ku mugabane wa Afrika, nuko byose byarangiye bivanwaho. Afrika ni umugabane w'amateka atangirana n'amateka ubwayo y'ukwaduka kw'abasekuru b'ikiremwa muntu mwese hominids kuva mu myaka ibarirwa hafi mu bihumbi 200. N'ubundi muri iki gice tubarizwamo cya Afrika y'Uburasirazuba ari naho aba bakurambere b'ikiremwa muntu bagaragaye bwa mbere. Ayo mateka akaba amateka nyirizina y'ibihugu ubwami n'ubwami bw'abami byagiye bisimburanwa muri ibyo bice byose by'umugabane wa Afrika mu bihe bitandukanye. Iterambere n'ihanguka byagezweho mu myaka itandukanye nabyo, kandi mu bice byose by'uyu mugabane kuva ubwo kugera amagingo aya no mu mpamvu zitandukanye zagiye zibitera zitabura n'ingingo rusange, n'ubundi byose byagiye bihuriraho. Nuko rero habayeho n'ibice bimwe byihariye cyane mu mateka ya Afrika, ibice nka Misiri, Nubia, Sahel, Maghreb ndetse n'ihembe rya Afrika byaje imbere cyane mu kubarizwamo ibyafatwa nk'ibihugu n'ubwami by'iterambere mu by'ubutegetsi, politiki n'iterambere mu by'ubukungu n'ishingwa ry'ubumenyi bwatangiye gushyirwa mu bikorwa mu kubyara umusaruro n'ishingwa ry'ibikorwa remezo mbere y'ahandi hose ku mugabane. Nuko nanone binaturutse ku butayu bwa Sahara, igice kuva mu myaka ibihumbagiza gihindagurika kikaba ubutayu bukakaye, ubundi hakongera gutoha buri nyuma y'imyaka 20. Ni igice gisa n'icyakoze umupaka hagati y'amajyepfo n'amajyaruguru, yo yahise agirana n'imibanire n'ubuhahirane byihariye cyane n'ibice by'uburasirazuba bwo hagati hamwe n'amajyepfo y'Uburayi, rimwe na rimwe kurushaho ubwo n'imibanire yose n'ibice bisigaye ku mugabane wa Afrika mu majyepfo. Imyitwarire yo guhindagurika kujyana no gutoha gusimburana no gukakara kuri Sahara buri myaka 20 kwateye yimuka rusange rya hato na hato mu bice bigari cyane, binatuma mu gihe kiri hagati y'imyaka 1000 mbere ya Yezu n'umwaka wa rimwe nyuma ya Yezu abari batuye mu bice byose bibarizwaho Cameroon barizwa bakomeza kwimuka bamanuka ku bwinshi mu majyepfo y'umugabane wa Afrika, hari ubungu bibindi bihugu bitandukanye munsi ya Sahara, aho bahanyanyagiza indimi zabo z'ababantu zikwira hose mu mivugire igenda itandukanye ariko zikaba indimi z'umuzi umwe hafi ya hose. Ni mu gihe kandi ubwo ngubwo Islam nayo nk'idini yakwirakwiraga mu burengerazuba bw'umugabane wa Afrika, ari idini ituruka muri Arabia Saudite kugera mu Misiri inyuze mu bice bya Maghreb na Sahel, nayo ikwirakwira n'ahandi mu bice bitandukanye by'umugabane wa Afrika. Muri ibyo bihe ubwo bwami n'ibihugu byari bizwi cyane byararangije gushingwa bifite ubutegetsi nyabwo n'iterambere rijyana na politiki, kimwe n'ibijyana byose n'abahatuye bisangaga ku gice kigari gitegekewe hamwe nyabyo byari mu bwami bw'abami bw'Abajurani. Ubwo bwari ubwami bwa Somalia mu gice cy'ihone rya Afrika banitaga Saldanata Ajuran. Ubwo bwari buhambaye cyane bunagenzura igice kinini cy'ubukungu n'ubucuruzi ku mugabane wose kuva mu kinyejana cya 13 kugera buhangutse mu cya 17. Hariho kandi ubwami bw'abami bwa Kitara cyangwa bw'Abachwezi. Ubu bwami bw'abami bw'Abanyakitara nanone nuko bwitwaga mu bihe by'ubuhangange bwabwo, bwagenzuraga hafi ibice byose by'ikibaya cya Nile. Mu gihe ubwami bwa Aksum bwariho mu kinyejana cya 6 bukagira icyari icyicaro gikuru cyabwo muri Tigray, bukaviyo hose bukagera muri Eritrea, amajyaruguru ya Ethiopia, uburasirazuba bwa Sudani, Yemen n'igice cya Arabia Saudite. Ubwo ubwami bwa Aksum nyine bwasenyukaga muri 940 mbere ya Yezu, bugacikamo uduce duto natwo twavuyemo ubundi bwami nk'ubwa Makuria bwashinzwe hari ibice ubu ngubu by'amajyaruguru ya Sudani n'amajyepfo ya Misiri, havukamo n'ubundi bwa Damot mu bice byo munsi ya Nile y'ubururu, kimwe bwa Shewa muri Ethiopia. Muri ibyo bihe by'imihindagurikire ikomeye mu bice by'ubutegetsi bw'ibihugu,
ubwami n'ubwami bw'abami byariho muri Afrika rero ni naho munsi y'ubu bwami bwa Kitara cyangwa bw'abacwezi abanyakitara bwahise bwaguka cyane bugana mu majyepfo ariko nabwo bucikamo ibindi bice buvukamo ubundi bwami buto buto bwashinzwe ku butaka bw'ubuso butari bugari cyane bushingwa hirya no hino mu bice birimo by'inkengero zose z'ikiyaga cya Victoria, ibice bya Uganda, amajyaruguru ya Tanzania, u Rwanda, u Burundi, uburasirazuba bwa Kongo, Zambia ndetse na Malawi. Ubwami bw'abami bugari bwahurizaga hamwe ibyo bice byose. Icyo gihe bwari ubwo bw'abanyakitara ku butaka ubwo nyine bwari bushinzeho mu bihugu byose by'u Rwanda, u Burundi, Uganda, amajyaruguru ya Tanzania, uburasirazuba bwa Kongo, Zambia ndetse na Malawi nk'uko twari tubigarutseho. Nk'urugero rero nubwo habayeho ko muri ibyo bice hari ubwami bwagiye bwigenga bugashingwa bundi bushya ariko bukiri hamwe bugari mu bice by'ibiyaga bigari bya Afrika, abari ku ngoma hanini banasimburana ku butegetsi mu bihe bitandukanye. Muri ubwo bwami bw'abami harimo aba bacwezi basimbuwe n'abatembuzi haheruka babito. Mu bindi bice kandi hariho Sultana ya Adal cyangwa se ubwami bwa Adal bwashinzwe mu ihoni rya Afrika mu bice bya Somalia bukava muri Somaliland kugera ku cyambu cya Swakini muri Sudani. Bwariho hagati y'igihumbi 415 kugera mu 1577 bushingwa hahangutse ubwahoze ari ubwa Ifat aho ni mu kinyejana cya 15 ariko bwari ubwami bukorana business n'ubwami bw'abami bw'abaciriko Ottoman. Na Afrika yagiye ishingwamo ibihugu, ubwami n'ubwami bw'abami bigari cyane byategekeye hamwe ibice bigari cyane nk'ubwa Bono, Songhai, ubwa Benin nabwo bwari bugari cyane, ubwa Oyo, ubwami bwa Lunda cyangwa Punu Yaka, ubw'Abashanti n'ubwa Ghana, ubwami bw'Abamosi, ubwa Mutapa, ubwami bwa Mapungubwe, Senar, Salum, Boal, Kayor, ubwa Zimbabwe, ubwa Kabu, ubwa Carthage, ubwa Mauritania, Nubia n'ubundi bwinshi, ku buryo rero bigorana cyane kwiyumvisha uburyo ubwami n'ubutegetsi bw'abami bwayoboye ibice nk'ibyo ngibyo byose bigari cyane byari by'ubuhangange bwihariye kuri buri gice. Byose byaje kuvanwaho mu gihe gito cyane, gito ako kanya abazungu bagitangira gukoloniza Afrika, ahandi bikavanwaho ako kanya mu bihe by'ubwigenge. N'ubu buryo bw'ubutegetsi bwamaze imyaka ibihumbi byinshi cyane ku mugabane ariko bugashyirwaho ferihutiraho ako kanya, henshi bidatwaye n'imyaka 50 gusa hasigara ubwami nabwo butakiri uko bwariho mu bihugu bitatu byonyine gusa, mu bindi bisigaye 51 nabyo ubwo nk'ibihugu byabayeho mu bundi buryo bicagaguwe n'abanyaburaya hanini ku butaka butagombaga kunyuzwamo imipaka. Abanyaburayi bataraza gukoloniza Afrika, ubukoloni bakoze kuva hagana mu 1870 kugera mu myaka y'1900. Mu bihe bya mbere y'ibyo byose rero muri Afrika uvanyeho ubwami bw'abami bugari bwashinzwe ku mugabane, hariho ubwami cyangwa se ibihugu bikaba ibice by'abaturage bisanga ku butaka bumwe bw'imitegekere imwe bagaragiye umwami wabo cyangwa umutwaro umwe. Ubutaka nk'ubwo hakaba habo iwabo ntawe uhagera atajyanye n'amategeko yabo ubwabo, bikaba ubwo nyine ibihugu byabo byabarirwaga mu bihumbi 10 byigenga buri kimwe ukwacyo, kenshi bavuga n'ururimi rumwe n'imico imwe, amateka n'imigenzo yabo byihariye. Kuva mu mpera z'ikinyejana cya 15 abanyaburayi nibwo batangiye gutunda abanyafrika babajyana bunyago mu bucuruzi bw'abacakara babaga bamaze kubahindura bo. Muri rusange ibice hanini bavanyemo abo bacakara benshi ni mu burengerazuba bw'umugabane wa Afrika hagati no mu majyepfo yawo. Ibyo biza gukomeza noneho kugeza umugabane banawumenyereye cyane, bakava iwabo bakazanwa muri Afrika no gutunda abo bacakara bakaberekeza muri Amerika, naho bakahava basubirana iwabo mu Burayi bicuruzwa ku rugendo rukora iyo mpande 3 ku migabane 3. Batyo muri iyo myaka yose ubukoloni nibwo bwakurikiyeho, noneho muri Afrika bahitamo kuhaguma. Ubukoloni babutangira bushinzwe ku buso bw'10% bw'umugabane wose ahagana mu 1870. Byageze mu 1914 bararangije gushinga ubukoloni bwabo ku buso buri hejuru ya 90% by'umugabane wose. Ni ikiswe Scramble, Conquest, Partition cyangwa Rape of Africa hagati y'1881 n'1914, aho bikavuga ko ari Abyssinia na Liberia honyine batakolonije. Nyamara ariko Abyssinia nayo ntabwo yabuze kwigarurirwa no gukolonizwa n'Abataliyano mu 1936. Ethiopia yarakolonijwe. Biragorana cyane kwiyumvisha uko bivugwa ko nta wakolonije Ethiopia. Kuri iyi ngingo nubwo kenshi bigarukwaho kwitakolonijwe, ariko ntabwo ari byo gutyo gusa, ni ingingo igibwaho impaka ariko ihereye ku bimenyetso bifatika.
bifatika bishingirwaho n'izo mpaka. Abataliyano bigaruriye Ethiopia mu bihe bitandukanye, ahubwo no hagati y'igihumbi 1936 kugera mu 1941. Icyabaye gusa kuri Ethiopia nuko butabaye ubukoloni buramba nk'ahandi, kuko nk'ubwo barwanye n'Abataliyano barabatsinda mu rugamba rwa Adwa ku ya mbere mu 1896 mu ntambara ya mbere yabahanganishije. Ubutaliyano bwemera kuhava bumvikanye mu masezerano yashyizweho umukono, maze Ethiopia ibona kongera gukomeza kwigenga. Ntibyanarangiriye aho ngaho, nyuma Mussolini w'Ubutaliyano yongeye kwigarurira Ethiopia ku ya gatatu mu kwa 10 mu 1935, ndetse Ubutaliyano bwe bunayiyomekaho noneho nk'intara yabwo. Ibyo byose nta kindi byari ubukoloni kuri Ethiopia. Byarangiye ahubwo noneho Abataliyano bafashe Ethiopia bayihuriza hamwe n'ibindi bice bya Eritrea na Somalia, babitegekera hamwe byose. Ibyo rero kuba Ethiopia itarakolonijwe si byo muri rusange, ni ubukoloni gusa itarambyemo nk'ahandi, ariko yakolonijwe n'Ubutaliyano. Naho ubukoloni rero mu buryo rusange nuko bwasenye ubwami nk'ubwo bwose bwariho ahandi ubwami burekerwaho, ariko mu isura nshya iyo abakoloni bashakaga, mu gihe babashaga kumvikana nabo abari abama akaba ari bo bahinduka abakozi babo bakuru, bitagenda neza ngo bumvikane bakabavanaho, kugeza noneho hadutse ibihe byihariye by'ubwigenge byo mu 1960 waniswe umwaka wa Afurika, aho ubwigenge bwatangiye kugererwaho rimwe mu bihugu byinshi bishoreranye, maze hashingwa za repubulika, noneho zo ziza zihuhura burundu. Ubwami hafi bwose bwari bugishinze, kugeza ubwo busigaye hatatu twagarutseho honyine muri Maroc, Lesotho na Eswatini, honyine mu bihugu byose hamwe 54 by'umugabane wa Afurika. Ubwami nk'ubwo butatu bwonyine bugishinze, kandi nabwo mu buryo butandukanye cyane nuko byakorwaga kera. Ahazaza habwo ubwabwo naho nahategwa iminsi. Hot News, kora subscribe, like, share, maze ujye ubona amakuru menshi agiye atandukanye n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze.